Miss Nyambo umukobwa mwiza mu ruganda rwa sinema hano mu Rwanda, kandi ntibishidikanywaho ko amaze kuba ubukombe muri uru ruganda rwa sinema yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Miss Nyambo niyo mazina akoresha mu mwuga wo gukina filime, cyane ko n'umuyoboro wa YouTube witwa Miss Nyambo. Muri iki kiganiro turi buze kurebera hamwe iby'uko yaba akundana na Titi Brown. Turi buze no kugaruka kandi ku mateka yaranze ubuzima bwe kuva akiga kugeza ubu ngubu amaze kuba icyamamare muri uru ruganda rwa sinema hano mu Rwanda. Guhaye ikaze aho uherereye hose, waba uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hantu hose uri ubashe kuba wakumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Nitwa Joseph Bugingo, nguhaye ikaze kuri Bugingo Empire, umuyoboro ugiye kujya ucishwaho ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'insanganyamatsiko zigiye zitandukanye. Miss Nyambo yavukiye mu karere ka Kirehe, avuka tariki 18 z'ukwezi kwa kane, aho ni mu mwaka w'1999. Bivuze ko kuri ubu ngubu amaze kuzuza imyaka 25. Avuga ko igihe yigaga amashuri abanza yayigiye mu karere ka Kirehe, ni mu gihe segonderi cyangwa se amashuri yisumbuye yayigiye mu karere ka Rusizi, ahiga kuva mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa kane. Ageze mu mwaka wa gatanu nibwo yaje kwimukira mu karere ka Kayonza, ariko avuga ko byamugoye cyane bitewe n'ukuntu yarugwaga cyane. Iyo bisobanura avuga ko hari nk'igihe yabaga asubiza ikibazo mwarimu yabaga abajije, akumva kuvuga biranze, abaye nk'ikiragi mbese, kuvuga bikamunanira biturutse kuri uko kurugwa nyine. Miss Nyambo iwabo bagiraga inka, akaba ngombwa ko aje kuragira, akosa runonko kimwe n'ibindi bintu byose abajumba bakora. Nyambo ushobora kwibaza uti ese ni iki cyamuzamuye akabasha kumenyekana nk'uko yamenyekanye ubu ngubu, akaba amaze kuba ubukombe mu ruganda rwa sinema hano mu Rwanda. Mwibutse ko njyewe nitwa Joseph Bugingo, ahangaha wageze ni kuri Bugingo Empire. Nuhavuta ko subscribe nyamuneka. Nyambo mu gutangira kwinjira muri uru ruganda rwa sinema hano mu Rwanda, avuga ko yatangiriye muri filime yitwa Bolingo ya Asia. Yari inshuti ye cyane, ari nawe wamusunitse amubwira ko yabishobora. Ariko iyo abivuga gutyo, avuga ko filime yitwa Umuturanyi nayo hari byinshi yamugejejeho muri uru ruganda rwa sinema. Filime ya Clapton Kibonke ari nayo mpamvu avuga ko azahora amushimira, ngo nuko we nta kintu afite yamuha, ariko avuga ko iwabo bafite inka, avuga ko azamugabira inka. Miss Nyambo amateka yanyuzemo turayakubwira yose kuri 5/5. Uyu Clapton Kibonke nawe ni umunyarwenya ukaze hano mu Rwanda. Iyo filime yitwa Umuturanyi yari iya Clapton Kibonke. Ubwo nibwo Nyambo yaje ayikinamo, avuga ko ariyo yamufashije cyane kugera kuri uru rwego ariho. Uyu Clapton Kibonke akina filime zigiye zitandukanye, hari iya Seburikoko ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Nyambo avuga ko abantu bamugiriye inama yo kwinjira mu ruganda rwa sinema ari zimwe mu nshuti ze, harimo iyitwa Asia. Asia nawe ni umukobwa umaze kuba ubukombe muri uru ruganda rwa sinema hano mu Rwanda. Uyu Asia kandi ubwo yari afite filime yitwa Bolingo, yabwiye Nyambo ati ngwino umfashe tuyikine. Nyambo ati oya rwose sinzi ko nabishobora. Nyambo aragenda, akirangiza yumvise bamubwira ngo ni umukinnyi mwiza, ari nabyo byamuteye akanyabugabo, bigatuma na n'ubu ngubu akina filime. Akaba yarabigiriyemo amahirwe, akaba amaze kuba ubukombe mu ruganda rwa sinema hano mu Rwanda.
amakuru meza ngo nuko aherutse gutwara igikombe nk'umukinnyi mwiza w'umugore muri Choice Award muri 2020. Gusa ngo Nyambo avuga ko mbere y'uko yinjira muri filime yitwa Umuturanyi series yamanjije gukina muri filime ya Asia yitwa Bolingo, abikora neza bituma abikomeza. Ubu ngubu bikaba bimugejeje kuri uru rwego ariho ubu ngubu. Icyo gihe yabikoze neza bituma abantu benshi bamwiyambaza. Icyo gihe nibwo yinjiye mu Muturanyi series, atangira no kwinjira muri filime za Kiraman ndetse n'izindi filime nyinshi yatangiye kugenda akina. Hariho na filime za Zacu TV, Friends n'izindi zitarasohoka. Kijyanye n'uko yaba akundana na Tete Brown, ibinyamakuru byinshi bigenda byandika inkuru zigiye zitandukanye, ndetse n'iyi ngiyi ya Nyambo bayanditseho. Gusa isabukuru ya Nyambo ngo yatumye umukunzi we amenyekana. Muri uyu wa kane tariki 18 z'ukwezi kwa kane nibwo Nyambo yongereyeho umwaka w'amavuko ku yo yari afite. Ibintu byakoze benshi ku mutima ku buryo byanagaragaje umusore we wamwihebeye. Ubwo yafataga umwanya umukinnyi wa sinema nyarwanda uzwi nka Miss Nyambo akandika ku rukuta rwe rwa Instagram ashimira Imana ku bw'amahirwe y'undi mwaka umwiyongeyeho. Yagize ati isabukuru nziza kuri njye mukundwa, Mana warakoze kundinda kandi urakoze ubwo mugisha w'umwaka unyongereyeho ku munsi wanjye. Akimara kwandika ibi abenshi mu bamukurikira bahise bamwifuriza isabukuru nziza. Nyamara kuri Tete Brown we yumvise bidahagije anyarukira ku rukuta rwe rwa Instagram ashyiraho ifoto yabo bari kumwe aramutomora. Ibi byakuye benshi mu rujijo, bari bamaze igihe bakwifisa iby'umubano wabo wihariye, nyamara bo bagakunda kubihisha. Ariko amarangamutima rimwe na rimwe akabaganza. Urukundo rwanjye ashyiraho akamenyetso k'umutima, ashyiraho amashusho bari kumwe ati isabukuru nziza inshuti yanjye. Nyambo na Tete Brown bivugwa ko batangiye urukundo ubwo uyu musore yari afunzwe ashinjwa gusambanya umukobwa utujuje imyaka y'ubukure. Bitangira guhwihwiswa. Icyo gihe byatangiye guhwihwiswa tariki 10 Ugushyingo muri 2023, nyuma y'uko yari agizwe umwere n'urukiko. Nyuma yo gufungurwa nibwo we na Nyambo batangiye kubica bigacika mu mbuga nkoranyambaga zabo kugeza uyu munsi aho Tete Brown abishize ku mugaragaro. Icyakora ngo mbere gato y'uko biziza ibirori bya Miss Nyambo, Tete Brown yari yaganjwe n'amarangamutima aca amarenga ko baba basigaye bakundana nk'uko byagaragaraga mu butumwa yamugeneye. Muri ubu butumwa Tete Brown yavugaga ko bwamugoye cyane, bukamutwara umwanya uhagije ashakisha amagambo yavugamo ko yiyumva, anamwifuriza isabukuru nziza y'amavuko nubwo yabikoze atinze. Ati "Nebuka ko nahuye nawe mu minsi mibi yanjye mu mezi atanu ashize, ariko watumye numva urukundo kandi umwe mu bantu bishimiye ku isi." Ngahe nguko rero ibya Miss Nyambo ko yabayeho amateka ye kuva akiga kugeza na n'ubu ngo amaze kuba icyamamare muri sinema nyarwanda. Twakubwiye kandi n'iby'urukundo rwe na Tete Brown. Nizere ko wanyuzwe. Nimba hari igitekerezo ushaka kuduha cyandika muri komenti kiri buze kutugeraho. Yitwa Joseph Bugingo, naho ubutaha turabakunda.